umugisha uhita waguka ngira ngo hari ni impact bagiriye Irene uko byagenda kose ejo bundi nibwo nabwiye umuntu ndamubwira ni bari abana batumye Irene abantu bamukunda cyane 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 umuhondo urayacano Mm. icya kabiri Irene yagize amafaranga kubera bari abana yiyongeye mu yandi wenda ariko hari impact nini bari abana bazaniye Irene cyuzi daddy yari daddy nyine bamufataga nka papa kurusha papa bari abana urumva gutandukana nabo rero nta kintu bafite kandi twebwe twabonaga mu yindi sura byo donc ngiye byanshimishije ko bagiye gutangira ubundi buzima wenda bashobora kwigenga bagakorera nka financially bakabona amafaranga bakajya n'ibindi bintu bageraho no kuvuga ngo izina bari bafite ntacyo ryari bibamariye mu buryo buri financial ntaryo kuko icyakabinjirije none se tuvuga ngo hari iduka Dorcas afite cyangwa Vestina bakuye kuri Irene ariko bahakuye femu yanatumye Vestina amenyana na Wedraogo bituma bongo bari muri Canada babashyize ibikarito mu maso bo bareba hafi ntibareba kure niyo mpamvu rero ushobora gusanga n'ibyo byose byarabayeho none ntabwo ari we wabazanye ngo tubamenye so rero kuba sinegereza ko Irene ari buze gutekereza gufata abandi bantu kuko nawe yagiye afata ntago bagiye kuri spotlight nka bari abana ntarwo kubera ko icyabazanye Kigali ni inzu bagurishije yari Musanze bagurishije inzu Musanze kandi bari batuye mu mujyi kandi bari bafite ubutaka buhagije ubutaka bw'Umusanze ukuntu buhagaze mu mujyi noneho kwiza Musanze ni wabo wa Vestina na Dorcas ndagira ngo sinzi iyi nimero ye iri gucamo ariko namwe mujye muri comment mutubwire ese itandukana ryabo murabyumva gute hari amakuru avuga ko Vestina na Dorcas Vestina we yarasanzwe ari muri Canada ariko makuru aravuga ko na Dorcas yamaze kugera muri Canada ese what do you think Didas karamenya kubo yes ashimwe ese imbaza ubuki buraryoshye kuki mutambwiye kare ko buryoha we Imana ishimwe cyane rwose ntabwo uragera aho biryoshye komeza murakoze cyane tuguhaye ikaze asante sana ese ikibazo cya mbere muzaturi Musanze muzazi Kigali bimeze bite turi Musanze kuko niho ku ifishi urabizi ariko kubera ko akazi kari i Kigali birashoboka ko twazi Kigali Musanze se bimeze bite Musanze hahora ikirere cyiza hameze neza birayi bireze cyangwa bizera mu minsi iri imbere njyanye mu by'ibirayi byo waba umuhohoteye gusa ubwo none se nabwira abantu ko ndi kuvugana n'umuntu uri Musanze gute koko abanyamujyi b'Umusanze namwe ntimujya mumenya iby'ibirayi kubera ko njyewe akenshi mbi Kigali urabizi ibyo byamenywa na mama na papa yego n'umugore wanjye aba afite akanunu kubera ajya guhaha yego so rero nguhamagaye ku itandukana rya Vestina na Dorcas na MIE Entertainment ni itangazo basohoye mu by'ukuri rivuga ko bahagaritse imikoranire yabo na MIE nyuma y'imyaka 5 bari bamaze bakorana urugendo rutari rworoshye MIE we yatangaje ko rwari rurimo ibyiza byinshi n'amasomo atandukanye ariko iyo umuntu avuze amasomo nyine nawe uhita wumva ko amasomo ntago ari ikintu cyoroshye so mbere ya byose iri tandukana ry'aba bantu cyangwa se ry'aba bakobwa b'iwanyu i Musanze na MIE waryakiriye ute cyangwa se wari uba ufite amakuru yo mu nda y'isa kenshi hari uburyo rero binuganuze nigeze kuganira na Vestina ndabwira ngo byibura aho mugeze mumaze kumenyekana twarabamenye mukora indirimbo nziza buriya Gatabazi ntawahakana kuba bari abana bakoraga indirimbo nziza cyane ndamubaza nti mubona aka kanya mutandukanye na Irene
mwamukuraho iki cyangwa se mwasigarana iki cyangwa se moment mwamaranye yabasigira iki, ariko gifatika gifite icyo cyabafasha. Ibyakurikiyeho sinabikubwira kuko byabaye ibintu bitari byiza. Even hari n'ibiganiro nakoze nko muri 2024 numva nk'imyaka 2 iciyeho ngaruka kuri icyo kintu, ariko nabyo nabonye byarateje umwuka utari mwiza hagati yanjye nabo ndetse n'abandi bantu. Yego, ariko ntekereza ko itandukana ryabo ngewe mpagaze ku mpande ebyiri. Uruhande rumwe byaranshimishije, urundi birambabaza kubera ko wenda reka mpere ku buryo rwanshimishije. Buriya iyo ubona abantu bakora ariko nta yindi nyungu bafite mu byo bakora, nanone uba wumva nyuma y'uko ari abahanzi, nyuma y'uko ari abasitari, nyuma y'uko bampa ibyo kuvuga nkunguka, kuko iyo tubavuzeho turunguka, umuntu ntiyatinya kubivuga, ariko ni n'abantu bo mu rugo. Kuba ari abantu bo mu rugo nzi ari batoya, nzi bakura, nkabona bari gukora, nkabona nta kintu. Buriya byagutangaza, ejo bundi nabonaga Chano bakoreragaho ibiganiro yarahinduwe izina, ndavuga Instagram, yitwaga Kweli Yabo, ariko wabonye ko yahise ihindura izina rishyirwaho n'ibindi bintu bijyanye n'ibikorwa bya Irene. Urumva gutandukana nabo rero nta kintu bafite, kandi twebwe twabonaga mu yindi sura. Byo donc ngiye byanshimishije ko bagiye gutangira ubundi buzima, wenda bashobora kwigenga bagakorera nka financially, bakabona amafaranga, bakajya n'ibindi bintu bageraho. Ni ukuvuga ngo izina bari bafite ntacyo ryari bibamariye mu buryo buri financial. Ntaryo, kuko icyakabinjirije, none se tuvuga ngo hari iduka Dorcas afite cyangwa Vestine bakuye kuri Irene? Ariko bahakuye femu yanatumye Vestine amenyana na Wedraogo, bituma abo ngo bari muri Canada bahinduye ubuzima ababyeyi babo. Numva mama wabo asigaye abi Kigali, kandi ntekereza ko ngo MI yabigizemo uruhari. Ntarwo, kubera ko icyabazanye i Kigali ni inzu bagurishije yari i Musanze. Bagurishije inzu i Musanze kandi bari batuye mu mujyi, kandi bari bafite ubutaka buhagije. Ubutaka bw'Umusanze ukuntu buhagaze mu mujyi noneho cyane, ariko kandi ni mu mujyi ndani bari batuye, ntabwo ari nkatwe usanga twibera za Nyarubande, kandi Nyarubande urabona ni umujyi naho harahenze. Musanze kubera ari umujyi w'ubukerarugendo urahenze kurusha n'ibice byinshi bya Kigali rwose. Yego, guhenda kwaho rero aho babaga barahagurishije bimukira i Kigali. Ntabwo ari Irene rero wabazanye. Hanyuma kumenyana na Wadrago ntabwo nshaka kubivugaho, uriya ni umuryango, kandi ntabwo ngikunda kuvuga ku miryango y'abantu. Hari harimo nabwo akazi. Ibyo ntabwo nshaka kubivugaho, dore nubatse urugo ntabwo nshaka kongera kugira ibibazo nk'ibya mbere. Ubu ni ukwitwararika. Niyo mpamvu byo ntabivugaho, ariko kuba Vestine ari muri Canada n'ubundi uko biri kose yari kujya, kuko bafiteyo abantu, kandi amakuru mfite nuko n'ubundi baba muri famiye. Ngira ngo andi makuru ari nuko na Dorcas yasanze Vestine muri Canada. Yamaze kugenda nawe. Yego, ubwo nari ndi ku ruhande nyine rwo kuba byaranshimishije, byibura ubu bari free, bashobora gukora ikintu cyabateza imbere. Hari umushuti wanjye uherutse kumbwira ati narangiye nabwiye Irene hari umuntu ushaka gukora amakayi ya Made in Rwanda, ashaka gutanga miliyoni, ubanza yarambwiye 30. Akazi habari y'abana, hanyuma bakamwamamariza. Ariko mbere narabyanga, kandi bari abana iyo bazi ko bari bonyine, ayo mafaranga ntabwo ari kuri icyo abafasha. Yego, aho ni ku ruhande rwo kuba byanshimishije. Ku ruhande rw'uko byambabaje, nta muntu ushobora kwirengagiza impact ya Irene muri iyi music. Usibye na music y'abana y'abana, no muri industry ya music mu Rwanda uruhare rwa Irene ruragaragara. Kandi wenda sinavuga ngo niwe watumye bamenyekana, ariko niwe watumye babadevelope bakora ibintu professional, kuko nawe ntabwo yarose ngo abana bari Musanze ngo azabarebe, hari aho yabakuye. Ntabwo ari we wabazanye ngo tubamenye. So rero kuba sinegereza ko Irene ari buze gutekereza gufata abandi bantu, kuko nawe yagiye afata, ntabwo bagiye kuri spotlight nka bari abana.
banza bari abana byarahuye nuko itara ryabo nyine ryari riri kunyenyeza rigahita ryaka. Yego. donc bari bafite umugisha, bari blessed. Noneho wenda kuko Imana yari yarabivuzeho wenda umugisha uhita waguka. Ngira ngo hari ni impact bagiriye Irene uko byagenda kose. Ejo bundi nibwo nabwiye umuntu ndamubwira ni bari abana batumye Irene abantu bamukunda cyane umuhondo urayacano. Icya kabiri, Irene yagize amafaranga kubera bari abana yiyongeye mu yandi wenda, ariko hari impact nini bari abana bazaniye Irene. Uruhande rwo kuba rero byambabaje kuko Irene yagize uruhare runini cyane mu kurema bari abana no kubagira uko tubazi uyu munsi, nubwo yahinduye character zabo. Aho kugira ngo bashingire, nigeze kumva ikiganiro bakoranye nawe bari kuvuga ngo hari ibintu, ngo ahantu tugiye gutwika, bari barahindutse. Urumva njye mbaza ari batoya, ari abanyamasengero, ari ba bantu bo mu rusengero. Oya, n'ibiganiro bakoraga mbere bavuga ukuntu batashyira produit mu mutwe, bavuga ukuntu batakora makeup, utuntu nk'utwo nyine. Ariko hari umuntu uvuga ko yenda bwari ubuturage, bari batarajijuka, barasutse imisatsi. Hari amaze n'iminsi hacicikana amafoto ya Dorcas rwose bamugereranya ngo nandi masire yose n'ibiki. Ubona nyine abantu barabafashe nk'abandi bose basanzwe, ubona ko bari barataye doctrine nyine ya mbere bari bafite. Yego, byaratakaye. Kandi buriya iyo uhindutse uko abantu bari bakumenyereye, hari ikindi kintu utakaza. Ikindi buriya nubwo bavuga ngo nta uvuma uw'Imana itavumye, ariko uko abantu bakuvuma ari benshi cyangwa bakuvugaho ibintu biri negative ari benshi, birakwafect uko byagenda kose. Hari icyo bitakaza vraiment. Yego, rero ntekereza ko wenda ko yarabahinduriye character yabo, kuba ataritaye cyane ku kuba ari abakristo mu itorero ADPR, ntabyiteho, agashaka wenda gucuruza no kubabyaza umusaruro. Kandi ikindi Irene simurenganya, hari uturirimbo twe nigeze kumva kera aririmba gospel. Buri Irene yabayeho umuhanzi, niba byaranze akajya muri sekira akametiriza sekira, yagombaga gucuruza nk'umusekira. Rero aho ni uruhande rw'uko byambabaje, uko byanshimishije nabikubwiye, ndumva ari icyo nabivugaho. Yego, hari inkuru isohotse ku Nyarwanda ivuga ngo Vestine na Dorcas nta burenganzira bafite ku ndirimbo. Inkuru yose nayisomye, ivuga ko bitewe n'amasezerano ngo bari bafitanye. Ubundi ngo bari bafitanye amasezerano ya mbere yarangiye muri 2025. Yego. Noneho nyuma ya 2025 ngo bari gukorana, ariko nta masezerano bafitanye mashya. Yego, banze gusinya, byo ndabizi. Ntago byasobanuwe niba koko baranze gusinya cyangwa se koko sinzi uko byagenze, ariko abanyamategeko bo bavuga ko ngo hari igihe abantu amasezerano arangira ariko yenda bagakomeza gukorana, ariko bagendeye kuri ku ngingo n'ubundi zari zikubiye muri ya masezerano ya mbere. Ibyo bisanzwe bibaho. Noneho mu masezerano ngo havuga ngo iki rero? Haravuga ngo uburenganzira bwose bw'indirimbo, kubera ko indirimbo ari ugushakwa, kwandikwa, gutunganywa audio na video, kwamamazwa no gucuruzwa, byose ngo byabaga ari uruhare ngo rwa MIE. Rero ngo amasezerano avuga ko indirimbo n'ubundi uburenganzira bwose 100% ari ubwa MIE Entertainment. Noneho Vestine na Dorcas bashaka kugira uruhare bagira ku ndirimbo imwe ngo igahagarara miliyoni 5. Uvuga ngo mu ndirimbo 12 amaze kubakorera mu myaka 5, ngo kugira ngo bazimuhe azibahe MIE izitange kuri Vestine na Dorcas bazigira uburenganzira busesuye, ko bagomba kwishyura miliyoni 60. Umva, hano hakabamo ingingo y'ibyo ngo Emirene ngo yajyaga akorera ngo Vestine na Dorcas ngo yabahaga 300 ngo bya buri kwezi. Ni ubwo 300 niba ntibasobanura niba ari kuri Vestine na Truasa na Dorcas Truasa, niba yayabaheraga rimwe mu ry'itanu ngo abafashe ubuzima bwa buri munsi. Ni icyo kintu ngo cyonyine Emirene cyangwa se MIE ngo yafashaga Vestine na Dorcas, no kubaha ibyo 300 bya buri kwezi. Ariko ubundi ngo amafaranga yose yacurujwe kuri zira ndirimbo ndetse n'indirimbo ubwazo ngo bagomba gutanga miliyoni 60 kugira ngo bazibone. Ibyo bintu urabivugaho iki cyangwa ubiziho iki?
urumva dukurikije ibyo mbwiye mu masezerano, yaba yarafashe bariya bana abaha akazi ko kuririmba. exactly. Ntabwo yababereye manager, yabaye akazi ko kuririmba abagerera umushahara w'ibihumbi 300, ubwo niko twabyita. Yego. Ariko niba nkumvise ibyo natangiyeho mbere, nakubwiye ngo nabajije Vestine ubwenge naramwibarije, mubona muzakura iki kuri Irene? Icyo bivuze ni uko nari mbizi ko ibyo bakora nta nyungu babifitemo. Icyakoze sinari nzi ko bahabwa uwo mushahara. Niba ari uko bimeze rero, Irene yakoze ibyo yakoraga kuko yari umucuruzi, nyine yari ari gucuruza. Yigeze gukora ikiganiro avuga ngo ntago ndi Yesu, muri ya nkundura ya Cano. Ya nkundura ya Cano rero ishobora kuba ariyo yagiye mwaya masezerano, kandi urumva ko asa naho mu by'ukuri bano bana ubundi muri management isanzwe yo kumanaginga umuhanzi haba hari amapurusantaje y'ibyinjiye ibintu runaka. Ntabwo ushobora kumbwira uburyo indirimbo igenda igahagarara amamiliyoni angana gutya, ubundi kampani yagushoyemo amafaranga ibigomba gukuramo ibya konsomwe n'ibiki byose, noneho ibindi mukabigabana ku buryo runaka. Ariko niba abana nta n'ikintu na kimwe, ahubwo indirimbo bagiye kuzigura kugira ngo bemererwe, niba kandi iyo bavuze ngo ni uburenganzira bwose, ubu bagiye n'ahantu mu gitaramo bakaziririmba, byaba atari uburenganzira bwabo. Erega Gatabazi, buriya hari ikintu abantu batabona, wenda bigiye gutuma ngusubiza inyuma, sinzi niba ufite n'igihe gihagije. Nta kibazo. Buriya nureba amavideo y'abana ya mbere, harimo n'ayo n'abakoreye y'amakava, nuyareba urasanga bariya abana bari batoya, kuko umukuru yari muri 15, 14. Abo bana ni abantu baba bakiri bato, ku buryo gutekereza ibintu by'igihe kirekire biba bigoranye cyane. Kabiri, nujya sindavuga ku muryango cyane, ariko nta umuryango wabo bari bafite inyota y'uko abana babo baba expose, ariko ntabwo batekereje ku kijyanye n'inyungu z'igihe kirekire. Banatekereze ko abana bazagera bagakora bakagira ibyo bakenera. Ni nayo mpamvu wabonye amasezerano yabo ashobora kuba yarabaye favore kuri management yabo. Kubera iki? Kubera ko iyo yari isobanukiwe ibintu irimo, ariko bari bakiri batoya ku buryo aho kubajyana hose byakundaga. Uzi ko n'icyo bavuganaga n'umwe muri bo Irene yararaga akimenye. He was daddy. Yari daddy nyine, bamufataga nka papa kurusha papa bariya abana. Bivuze iki? Bo bize bariya abana bo bazamukanye icyizere cyo mu Mana cyo gushyira ibintu byose mu maboko ya Irene. Nyine bumva ko igihe kizakomeza gutyo, kubera ya manipulation buriya ni nk'ikira, kwakuyobywa cyangwa se gutwarwa buhumyi. Babashyize ibikarito mu maso, bo bareba hafi ntibareba kure. Niyo mpamvu rero ushobora gusanga n'ibyo byose byarabayeho, noneho nko mu gihe cy'amasezerano bakaba baramaze gukura, avuga ati rwose ubaye amasezerano tugiye gusinya, wenda bagafata umwanzuro bakavuga ati reka tube tubiretse turebe iyo byerekera. Ntabwo habayeho management, ahubwo habayeho guhabwa akazi, umuntu akagura indirimbo, abantu bakaza baririmba nk'uko dusigaye twandika ibintu AI ikaturirimbira tugasohora. So rero ikibazo cyabayeho ni icyo ngicyo, ni ugufata abana bakiri batoya, ugafata umuryango ukahumisha amaso kubera ko batazi ibyo bintu, wowe ugaprofitira muri ako kavuyo k'ibyo bintu nyine ugacuruza. Ariyo mpamvu njye natsindagiye ku kivuga ngo njye byanshimishije gutandukana kwabo, kuko bagize uruhare runini cyangwa umumaro munini bawugiriye Irene kurusha uko Irene yabagiriye umumaro. Kuko kumbwira ngo ndi umusitari nta kintu binyinjiriza, none se ntubazi batinya no gusohoka mu nzu b'abasitari? Biriya rero ntago nabishyigikira rwose, ahubwo n'abandi bantu batekereza gushakira inyungu mu bandi. Buriya hari ibintu ndi kwirinda kuvuga kubera ko bambwiye kuri mu kiganiro, ariko birakwiye ko abantu, nakakubwiye nti na RIB yakwiye kubyinjiramo, kubera ko gukoresha abantu imyaka ingahe
bakagira nta kintu na kimwe ubahaye ngo nuko bakoze amasezerano, kandi amasezerano sibo bayakorewe n'uwari ubahagarariye. Uwari ubahagarariye inzego zakwiye kureba ngo uyu wari ubahagarariye we yari afite ubuhe bumenyi muri iki kintu. Ese nta manipulation yabayeho kugira ngo aba bantu basinyire n'ibyo batazi kubera inyota yo kumenyekana? Ibyo bintu nabyo bikarebwaho. Yego, umuntu hari akantu karimo nanone muri iyo nkuru nyarwanda yanditse kavuga ngo ese ngo amasezerano kuyasesa, mu ngingo y'amasezerano kuvuga ko ngo gusesa amasezerano byagombaga kuba umuntu yamenyeshejwe mbere y'iminsi 30 ngo kugira ngo habe termination y'ayo masezerano, ngo ariko bo ngo ntago bateguje ngo MIE ngo mbere yuko bagiye gusesa nyine amasezerano, ngo bishobora kubabera ngo nabo ibibazo. Niko bitekereza? Ntabwo byaba ikibazo kuko njye n'ubwo wenda ari bari abana basohoye iriya tangazo, njye ntekereza ko ari MIE yafashe uwo mwanzuro, kuko wenda navuze ko ndi kwirinda cyane kujya mu bintu by'imiryango kubera ko nanjye mufite, ariko umuntu yakwibaza ngo kuki bije ari uko hagaragaye inkuru z'uko Irene agiye gushaka kandi bivugwa ko azatura mu Bubiligi. Rero umuntu ashobora kubihuza ugasanga wenda hari impamvu ziri hidden, wenda ku bijyanye no kuba hari ubundi buryo Irene agiye kubamo butari busanzwe n'ubwo yari arimo. Nabyo bishobora kuba intandaro, ariko njye ntekereza ko bishobora kuba byaraturutse kuri MIE, kuko niba ubyibuka neza hari saga yigeze kubaho y'ubutumwa Vestine yari yatanze. Yego, uramutse wicaye ukabyanaliza neza biraza guhura n'ibi ngibi, kuko yaba ibyavuzwe yaba ibyagizwe, njyewe nabwiye abantu ni ubu butumwa bwasohotse nabizi baramakanye. None niba wabibonye imbuga bwanyuzeho nazo zahindutse zabaye za MIE. Bariya abana bari bafite amakuru yuzuye ko imbuga zabo ikintu cyose bashyizeho ni uko baba babanje kugicisha kuri Irene akacyemeza akakireka kikagenda. Rero ntabwo mbwira ngo buriya butumwa bwasohotse atabizi, ahubwo aba bateza ku gatego ko kuvuga ngo aba ari mwe mubanza. Yego, babimubajije ndumva ari Emi wabimubajije, aho kubisubiza aravuga ngo tugiye gukomeza gukora. Umuntu wagize ikibazo kiri mentality nka Vestine kingana kuriya urahita umujyana mu mishinga, cyangwa wakwiye kutubwira tugiye gukansoringa tumenye icyayi muteye hanyuma dukore. Ese Dida, amakuru avuga ko buriya butumwa Vestine yabukoze kugira ngo abone visa, nibyo niko bihamya? Ntabwo ari visa, ahubwo ikiri ku mutima we cyaragaragaye. Ni nayo mpamvu navuze ngo abantu bamube hafi. Uriya nta muntu ushobora kuzana imikino ku muryango. Icya kabiri, buriya butumwa niba warabubonye buri international, iyo buza mu Kinyarwanda nari kubyumva, nari kuvuga ari kugira inama abakobwa batarashaka. Ni nayo mpamvu umuntu atsindagira avuga gutyo, kuko hari abantu bagera hanze noneho kugira ngo babone visa izo katango zijya zikoreshwa, umuntu agahita avuga ati mu gihugu iwacu yenda ubwoko bwacu bari kubuhiga, mu gihugu iwacu se ndi umutinganyi kandi ntago byemewe kuryamana n'abahuje igitsina, mu gihugu iwacu se ndi gukorerwa ihohoterwa runaka, ibintu nk'ibyo. Noneho ngo wabipublishinga abantu bakabona ko nyine uri gukorerwa iyo viole, ngo bakabishingiraho baguha visa ku buryo bwiza bworoshye. Ntabwo icyo nacyemeza, kuko erega gataba nta muntu ukinira ku muryango. Bariya abana nubwo wenda tubita abana ariko barakuze, azi neza impact y'umuryango, azi neza ko umugabo we umuryango w'umugabo we wumva Icyongereza ariko ntiwumva Ikinyarwanda. Gufata umugabo rero ukamugira mubi muri famiye ye no muri ku isi, kuko babyumvikanye zari ikibazo, asanga yarabivuganye n'umugabo we ati reka dukore uko mbone visa. Ntabwo twabiha amahirwe menshi kuba yabikorera visa nabiha gakeya ku ijana. Erega hari ntuza yigeze kuba, hari kesi yigeze kuba, Vestine abazwa n'umugabo we akajya amubaza ngo kuki wanga ko njya mu kazi. Naho Irene uko yatwaraga Vestine ari umukobwa, yashatse no gukomeza kubimutwaramo ari umugore, kandi umugore hari inshingano aba agomba kubanza kuza mu rugo akabona kujya mu bindi. Ibyo rero byigeze gutera umwuka mubi, bigera naho Idris
bavuga ko ngo afuha ngo ari ugufuhira Vestine n'umuryango ngo icyo gihe waricaye wumvisha wa Darago ko ari ugufuha nta kindi kintu cyari kibiri inyuma agomba kubyihanganira. Umugabo naho ngo ubundi umugabo yabazaga umugore ko wagiye nabizo, umugore ati twari twagiye na dadi twajyanye na gushaka. dadi. Urumva rero ku mugabo nawe ariwe gatabazi Oya. ntabwo byumvikana. So uri kubona nyuma y'iri tandukana, nyuma y'ibi akazoza k'aba bana hari akuri kubona, uri kubona bigiye kuba byiza, kujya biyandikira indirimbo, kujya bikorera audio video promotion everything, mu by'ukuri hari icyerekezo uri kubona? Bariya bana batangiye gukora indirimbo bwa mbere wenda bigaragarira abantu muri 2020. Hashize imyaka irenga 5 turi mu wa 6. Uko biri kose bamaze kumenya ubuhanzi icyo bivuze n'icyo bisaba. Rero kuba bakora bonyine babishobora kandi bikabaha umusaruro uruta uwo babonaga. Ikibazo ni kimwe, iyo ugiye muri analize icyo bisaba kujya muri Canada umuntu akora indirimbo, icyo bisaba kugira ngo mu Rwanda akora indirimbo, niyo kiba cyoroshye ku cyo mu Rwanda bari kubikora bikaba perfect. Ariko kubera ko Dorcas yagiye muri Canada nawe naramuka agiye kuba bizagorana gukora umuziki. Ariko kandi numva ari byiza ahubwo bazaba bari kumwe nyine. Ikibazo birahenze, uzabaza abantu bari muri Canada na bano bahanzi bakuru birahenze cyane ku buryo bishobora kubagora. Rero iyo baza gukora wenda Vestine akaguma yego ariko akageza mu Rwanda kuko nta kibazo afitanye n'igihugu, akamara nk'ukwezi bakarikodinga bagashutinga akisubirirayo, bari gukora umuziki. Ikindi mpamvu wenda hashobora kubaho ubundi bugore, ikindi kintu kigoye mu kuntu uriya Irene akimanaginga bano bantu bagiranye ibibazo byinshi n'itangazamakuru, ku buryo abanyamakuru bamwe na bamwe bashobora kuba nubwo bano bana bakomeza music batabaha avantage yo kumenyekanisha ibikorwa byabo. Ndaguha urugero, twari turi muri press conference ya nahawe ijambo album launch. Urabizi ko hariya nkorera nitwe twari twateguye iriya event yabo. Yego. Muri press conference umusore witwa Venker ubu ngubu akora ku isi, utugiye akoraga ku gihe. Yego. Yarabajije ngo ko mwatubwiye ko impamvu mwatumiye Alarm Ministry kuzaririmba nuko yabaye hafi y'aba bana, kuki mutatumiye Gosheni yabareze ikabakira ku rwego tubamenya gutya? Bari bakinayiririmbamo ngira ngo icyo gihe bakinayiririmbamo. Icyo gihe Irene yarasubije ngo wowe ko wataye nyoko mu ntara ukaza gukorera mu mujyi. Ayo magambo niyo yakoresheje, kutazanye na nyoko mu mujyi. Abimusubiza ni umunyamakuru uri gukura uri kuzamuka, ari ku kinyamakuru nk'igihe. Iyo kotinga ibyo bintu ntekereza ko bitari kuba byiza kuri Irene na bariya bana. Abimusubiza turi mu kiganiro n'abanyamakuru abakuru n'abatoya, kandi icyo gihe abibasubije abo bana nabo bahari bari kureba. Utekereza ko batangiye kujya bitwara gute imbere y'abanyamakuru? Bumvise ko abanyamakuru ni abantu bari hasi, nta kintu bavuze, ubasubiza ibyo ushaka. Noneho wahamagaraga n'umuntu, ngo abanyamakuru barabahamagaraga bakabiryaho ntibabasubize, babavugishe. Donc bari abana ntabwo bagiranye moment nziza n'itangazamakuru. Icyo ni kimwe, ariko n'ubundi na MI nayo ntago dushobora kubica ku ruhande ko ishobora no gusa nibakomanyiriza ku buryo no kubura gatwe byagorana, kuko aba bana bakuriye mu isi ya sekira kurusha gospel, kandi MI ifite imbaraga muri iyo sekira. Ntekereza ko bashobora no gusa n'abakomanyirijwe ku buryo ibihangano byabo babaye banabizamuye nyine, bavuga bati bitagira fame iruti iyo bari bafite mbere. Ariko umenye Gatabazi, mbona ngiye kukubwira ngo icyo ni igihe ya option ya mbere nakubwiye bitariyo, kuko ari bano bana bemeye gutandukana bifuje gutandukana na MI. Ariko njye mfite indi point ivuga ngo MI niyo yabiteguye kugira ngo babohore Irene ajye kubaka urugo, yigire mu Bubiligi. Yego.
n'inshingano zigabanyuke, wenda kikaba ari icyifuzo cy'umugore we Mm. cyangwa se ari Irene wabonye ari bwo buryo bwiza. Okay, so turagushimiye cyane rero Didas, kandi umurimo ukora mu itangazamakuru urakomeye. Imana iguhe umugisha. Nawe Imana ibamugisha kandi murakoze cyane. Sawa. So nguwo rero ni Didas, twari turimo turaganira kuri kwakora kuri Sion.rwa. Rero turimo tuvuga ku rugendo rwa Vestine na Dorcas. Icyo twifuza mu by'ukuri ni ukwagura ubwami bw'Imana. Vestine na Dorcas yenda muraza kureba iki kiganiro, reka tubifurize amahirwe masa, tubabwire ngo urugendo murimo Imana irurimo, izabashyigikira, muri abakozi b'Imana. MIE reka mbashimire, tubahinda byo zanyu vraiment, ibintu mwakoze kuri aba bana uko byaba byarakozwe kose, niyo baba nta kintu baba barabyinjijemo, zira ndirimbo zakoze ubutumwa bukomeye. Ubwo butumwa nyine ahantu bwageze, hari abantu bihannye, hari abantu bahembutse, hari abarwayi bakize, hari abantu bari bagiye kwiyahura bagarurwamo intege cyangwa se bongera gusubizwamo imbaraga kubera yuko Vestine na Dorcas baririmbye. Ibyo nibyo duha agaciro vraiment, ibindi byaba bitarumvikanye ntekereza ko muzabisotinga muri abantu bakuru, mubanye igihe kinini kandi mwagiranye ubucuti bukomeye buruta ibindi bintu byari byo byose.